Nari mfite imyaka 16 nza kujya ahantu nyine runaka barahanuma bahanumye mura n'umuhungu mu myaka 20 ambwira ngo sister hagarara nkubwire mfata ku ngufu uwo musore yego nazi ko arwaye sida yego ubwo yagufashe ku ngufu akwanduza iyo sida sida yo yarayinyanduje pe bimajije kumbaho nabaye nsubitse ishuri wabaye urisubitse nahise mbisubika kugira ngo n'abanyeshuri ndabizi ko abanyeshuri baba bagenda bavuga umuntu cyangwa se kumwe bakora nuze udutsiko usanga bari kuvuga ku bintu ubwo wahise wirinda ibyo bintu kugira ngo utabyumva mu matwi bikaba byagutera umunabi cyangwa se umujinya ukaba wakora ibindi bintu. Yego. Bwire ko twongeye kugaruka wowe udukurikiye tuguhaye ikaze hano ku Karabyo TV mubwira ngo amahoro y'Imana abane nawe aho uri hose. Nkuko mu bisanzwe cyangwa se nkuko mubizi tugenda tubazanira akana kariya biba byaturutse imihanda n'imanda kugira ngo ubashe gusobanukirwa uko ibintu bigiye bimeze. Nkuko mubibona sindi njyenyine, murabona ko turi kumwe n'umusista umeze neza. Umeze uteze? Meze neza. Meze neza. Yego. Ni amahoro. Ni amahoro. Ya, murabona ko akeye, murabona ko ameze neza cyane. None se twaje kugusura cyangwa se twaje kukubona nyine unatwandikira dushaka ngo tuzakorane ikintu cy'ikiganiro, ngo hari ibibazo bimwe na bimwe wagiye uhura nabyo. Ibyo bibazo wagiye uhura nabyo ni bimeze gute? Njyewe ibibazo nahuye nabyo, nari mfite imyaka 16 nza kujya ahantu nyine runaka barahanuma bahanumye mura n'umuhungu mu myaka 20 ambwira ngo sister hagarara nkubwire. Ndahagaze nyine tuvugana na minota 5 twavuganye. Mu minota 3 njyewe ikintu cyaje kumbabaza, uwo musista ubwa kabiri twarawe tutabyumvikanye afata ku ngufu. Uwo musore yego nazi ko arwaye sida. Yego. ubwo yagufashe ku ngufu akwanduza iyo sida. Sida yo yarayinyanduje pe. Hanyuma se uwo musore akimara kugufata ku ngufu ntago wigeze ubijyana mu buyobozi? Nabijyanye mu buyobozi, mbigejejemo nanga ikirego, umusore yabyumvisha aratoroka. Amajije gutoroka nanjye ubwo urumva nasigaye mu maboko ya leta. Ku myaka yanjye kuko narigaga, leta irakomeza irankurikirana. Yego. Ese kugeza ubu ngubu ukimara kubona ko yakwanduje iyo ndwara wabyakiye ute cyangwa se wumvishe bimeze gute? Ntabwo wiyanze cyane? Oya, ugiye kubyegereza umutima wanakiyahura. N'ubundi cyabaye kiba cyabaye, ugomba kwiyakira ukiyubaka nyine. Yego. Hanyuma se ntago yaguteye inda? Oya. Nanda yaguteye? Ikintu yaneye ni sida. Ndumva byaragukomeranye ku myaka yawe 16 yakurikiye. Ibyo bimaze nk'imyaka ingahe bibaye cyangwa se byabaye ryari? Haciyeho imyaka 2. Haciyeho imyaka 2? Yego. Kugeza na n'ubu uwo musore se ibyo bigeze? N'ubu ruracyaba iyo ntago arataha. Ntabwo araviyo yagiye yatorokeye? Iyo ntago arava mu ruzi rero. Nese iyo mugenda mufata amakuru ye ntago mujya mumenya ko hari abantu bo mu miryango ye avugisha? Oya, hari ukuntu umuntu aba yarananiranye, yarabaye igihe yarananiye n'ababyeyi. Yego. Bivuze ngo umuntu wabashije kuguhohotera gutyo akagufata ku ngufu yari n'ikirara cyangwa muri ubwo buryo nibwo twabivugamo? Rwari urubobo nyine rutumuka utyo. Yego.
none se ibyo bijya kuba hari nimugoroba cyangwa se byari biri ku yahe masaha muri make? byari ku isaha ya saa sita saa sita z'amanywa? z'amanywa pe, arayamanikisha. ubwo se aho hantu yabashije kuba yagufatira ku ni abantu bahabaga ku buryo wenda watera induru bakaba bagutabara? induru amashuri mu rutoki epfo twahuriye. ubwo bari bagutumye nko ku isantere? nari mvuye kugaburira inka, ntabwo twahuriye. abaguhohoteye ibintu bimeze rimwe duburimo. none se uwo musore uwo wagufashe ku ngufu nyine yari uwo muri karitsiye yanyu cyangwa se yari afite ahandi hantu aba kure y'iwanyu? ubwo se nyine niba dutuye mu kagari kamwe ko ntabwo duturanye. imidugudu niyo idaturanye ariko ubugari buraturanye? yego dutuye mu kagari kamwe ariko ntabwo inzu zituranye. kugeza ubu se ubayeho gute n'ibyo bintu yagukoreye? mbayeho kuko mbona niko ndiho mbayeho. ubu warabyakiriye? byaragushenguye umutima cyane kabisa. byaranyanduje da. none se iwanyu ubona uburyo bagufatamo ari n'uburyo bagufataga mbere ibyo bitarakubaho? oya, no mu rugo nyine nabo barabyumvishe barabyakira. gusa ubwo batabyakiriye byagenda ute n'ubundi byarangije kuba. bivuze ngo ubwo iwanyu baracyagufata neza nk'uko byahoze? ntabwo babaye nka ba bandi bavuga ati uriya n'ubundi yaratunaniye byagenze guta nta kintu kimugiraho nyine ugasanga nyine bakaba baguha akatunga gutyo? ntabwo bibaho? yego, gusa nabo nyine kubera ko byanunguye uko byambaye nabo barabyakiriye. yego. ubu se mu rugendo rwawe nyine uriho nyine nka gutyo uba wumva ko uzabasha kubona nk'umugabo? umugabo nzamubona. yego. urabyizeye? iyi nzamubona uwo duhuje. uwo muhuje? kugira ngo utazabasha kuba wakanduza abandi bantu? yego. hari ukuntu abantu babona ibibazo bibayeho nka gutyo ukavuga ati ngewe ubwo banyanduje nanjye ngomba nanjye kwanduza abandi. ibyo bintu wowe ntabwo ujya ubitekereza? oya. ese washimishwa no guturira mugenzi wawe byakubayeho? hari abagira imitima mibi nk'iyo ngiyo nyine bakumva ko ikintu cyababayeho bibatunguye gutyo nabo bagomba kuba bagiterereza abandi nyine. ugasanga nyine babikoze kubera umujinya no kwiheba n'iki. oya, njye ntabwo ibyo mbitekereza nta nubwo mbibamo. n'ubundi uba ubona bidakwiriye? njye n'ubuzima busanzwe nikomereza nyine uko nari mbayeho mbere nariyakiriye. yego. ese dusubiye inyuma ho gato, bikimara kuba wavuze ko wigaga mu banyeshuri mwabaga muri kumwe wabonaga bimeze gute muri sosiyete wari urimo? kubera ko nyine nari nyikiga bimajije kumbaho nabaye nsubitse ishuri. wabaye urisubitse? nahise mbisubika kugira ngo n'abanyeshuri ndabizi ko abanyeshuri baba bagenda bavuga umuntu cyangwa se kumwe bakora nuze udutsiko ugasanga bari kuvuga ku muntu. ubwo wahise wirinda ibyo bintu kugira ngo utabyumva mu matwi bikaba byagutera umunabi cyangwa se umujinya ukaba wakora ibindi bintu? yego. mbese wasubiye ku ishuri hashize igihe kingana iki? nasubiye ku ishuri yaciyeho nk'amezi 3. bivuze ngo ubwo igihembwe mwari murimo wararindeye kirabanza kirarangira? yego. ugisubira ku ishuri bakwakiye gute? ntabwo byagoranye bavuga ati wamaze igihembwe utaza ku ishuri bimeze bite? oya, kubera ko nabo nyine bari babizi ko byantunguye nafashwe sinijyanye. nabo ubwo bari babizi?
barampumurizaga hapo nkora icya leta ndarangiza. ndumva warahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Abantu babyakira ibyo bintu byakubayeho ni bake cyane. Nk'inshuti zawe se mwari muri kumwe cyangwa mwagendanaga zakomeje kuba inshuti zawe cyangwa zakuvuyeho byagenze bite? Twarakomeje. Mwakomeje kuba inshuti. Ubwo bakomeza kugufasha bakihanganisha ubwo muri make. Ngo pe baranyihanganisha kuko n'ubundi si byabaye ntiwabitangiye. Ntabwo wabisubiza inyuma ngo bihinduke. Ni ibintu biba byarangiye nyine. Ubwo muri make bivuze ngo nta muntu waje akuvuga nabi ku buryo nyine byakubabaza umutima cyane. Ngo pe kubera ko narangije gukora icya leta mpita nigira mu myuga. Wahise ujya mu myuga? Yego. Ubwo muri make ntabwo wakomeje kuzamuka segonderi, ubwo wahise wigira mu myuga? Nigiriye mu myuga. Byabaye ubwo ugeze mu wa gatandatu cyangwa mu wa gatanu? Byabaye ndi mu wa gatandatu igihembwe cya mbere. Ubwo siba icya kabiri icya gatatu ujyayo? Nomerezamo ngo buri cya leta byo. Ndumva ari ibintu biba bitoroshye, ni ibintu biba byarakugoye ndabyumva no kubyakira. Ahubwo siniyumvisha uburyo ki we wahise ubyakira nyine muto. Icyabaye nyine kiba cyarabaye kuko ntikiba giteze gukira. Sida ntigikira. Uba wiyemeje kubana nayo itiyakiriye wanakiyahura. Bivuze ngo ubu nawe uri ku miti ugenda ufata ibintu? Imiti ndayinywa pe, nyinywera n'igihe. Uyinywera ku gihe? Yego. Reka tunagushimire nyine umwanya wawe duhaye ukatuganiriza. Yego. Kugira ngo ubashe kutubwira ibiri ku mutima wawe nyine. Yego. Mbwira abadukurikiye niba uri mushyashya ukande subscribe niba usanzwe kandi like kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Mubwira ngo ciao ciao.